umukobwa uzi ko umukobwa yatinyaga no kujya gusura umusore ari navuga ati nta n'impamvu yo gushaka umugabo ndwana n'iki inama reka mbabwire abakobwa rero inama nabahereza ukaba umugore w'umugisha utazamusaza abakobwa badukurikiye bamenera ibanga ubabwire mu bitekerezo byawe kuba umugore w'umugisha igihe mbese uzaba ubaye umugore utekerezaho kugira ngo uzabe umugore w'umugisha uzaba umugore umeze njyewe turabasuhuje mwese abadukurikiye kuri YouTube channel yacu ya JVN Achebe. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe nk'uko mubibona kuri kamera yacu, tubafitiye umushyitsi, umutumirwa wacu. Ni umukobwa mwiza, agaragara neza cyane rwose. Reka kangerageze kumuzuminga murebe neza. So uyu mukobwa mwiza rero mubona ahangaha agiye gutangira twibwira, yibwira abantu badukurikiye, hanyuma tubone kwinjira mu kiganiro cyacu. Ikiganiro tugiye kugirana uyu munsi kirabura ikiganiro cyiza, kandi turagenda tuganira ku ngingo z'ingenzi zo mu buzima bwacu bwa buri munsi busanzwe. Ni umukobwa, turamuzi ibibazo bigendanye nyine n'abantu b'icyiciro cye. Alright, tudatinze reka tumuhe umwanya hanyuma yibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Ni ngombwa kuvuga amazina yose ra? Nta kibazo uvuga amazina yose. Amazina banyita Yvette Mayenga Yvette. Nibyo? Ati amazina banyita cyangwa yitwa Mayenga Yvette. Hanyuma Yvette niyo tugiye kuba turi kumwe rero, nkuko amaze kwivuga. Yvette, umeze neza? Umeze neza cyane. Ariko mu bice abana biragaragara rwose. Buri wese ukureba yabyibwira. Reka kamera ne kwirenza aho ngaho. Amakuru y'iminsi ni meza cyane. Umeze neza? Yego. Akeye? Ibanga ni iyi. Ibanga ni Yesu wenyine. Ibanga ni Yesu. Ninde wihishe? Yesu gusa. Nta wundi muntu wihishe inyuma yuko gusa neza gutyo. Oya. Ni Yesu wenyine. Nibyo? Okay. Ubwo rero abantu mudafite Yesu ngira ngo murabibona ko ari ikintu kinini muri guhomba kabisa. Yvette aratubwira ati ibanga ni Yesu. Hirya ya Yesu mu buzima busanzwe warura? Narinda ndetse neza cyane. Akazu karagenda? Karagenda. Alright. So uyu munsi rero turagufite nk'umutumirwa wacu. Tugiye kuganira bisanzwe. Ni ikiganiro gisanzwe, ni ubuzima bwacu bwa buri munsi, ni dusanzwe tubamo umunsi ku munsi. Yes, ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Ndumva mfite amatsiko, ndashaka kumenya icyo utekereza ku kibazo ngiye kukubaza. Iki kibazo ndakibaza ngiye ariko ushobora gusanga no mu badukurikiye hari abandi bashobora kuba bafite ikibazo nk'iki ngiki. Turi kugenda tujya mu bihe aho usanga abajene, urubyiruko, abakobwa, abasore bari kugenda bagabanya umuvuduko wo kubaka ingo cyangwa se wo kujya mu ngo zabo. Mbese ugasanga mbere hari ukuntu twabaga tuzi ngo umuntu nagera mu myaka runaka akaba afite ubushobozi runaka, akaba afite akazi se cyangwa afite akura amafaranga se, twatekerezaga ko ari cyo gihe cyiza cyo guhita avuga ngo fashe icyemezo noneho ngiye kubaka urugo, ngiye gushaka ko turushingana. Ariko iyo urebye mu myaka turimo ubona ko
abasore inkumi baragenda bagabanya umuvuduko wo gufata icyo cyemezo ngo bashake abakobwa bashaka abagabo, abasore bashaka abagore. Wowe nk'umukobwa mwiza usa neza, utekereza ko ibyo bintu byaba biterwa n'iki? Wenda uravuga ku ruhande rwawe nk'umukobwa, ni iki utekereza ko gituma abakobwa bafata icyemezo cyo kuvuga ngo oya, reka mbe ndetse gushaka? Murakoze. Nkurikije kuri nyine muri sosiyete uko mbibona, ntekereza ko nyine uku kuntu nyine abakobwa cyane nyine ntibari gushaka yego, cyangwa se abasore byaragabanutse. Reka nkubwire Mr. Gervais, nyine akantu urabona nka kera babaga bafite ubushobozi pe, yego babaga bafite ubushobozi ku buryo umusore yasozaga ugasanga iwabo baramushyingira, iwabo baramuha ikibanza, bakamuha ubutaka, bakamwubakira, ukabona ko nyine ibintu biragenda neza pe. Burya kera n'akazi karabonekaga nshuti yanjye. Nibwo kabonekaga se? Karabonekaga. Kera akazi karabonekaga. None se reka nkubwire, wasangaga nk'umusore urangije kwiga segonderi yabaga ari imbarwa. Yashoboraga kubona akazi. Ugasanga rero ikibazo cy'ubushomeri ntabwo cyakundaga kuba cyabaho, kubera ko umubare w'abantu bize babaga bari bakeya. Ubwo ndi kuvuga ku rwego rw'abasore, ariko kuri iki gihe tujye tuvugisha ukuri. None se umusore ararwana n'ubuzima, ararwana no kwiyubaka, ugasanga arangije segonderi. Rero urasanga urasoza kwiga, sibyo? Cyane cyane ko mu banyarwanda ubu ngubu umuntu rwose iyo bavuga ngo umurage ababyeyi baduhaye, sibyo, ni ishuri, yego, sibyo, bitewe n'ubuzima uko buhagaze hano hanze. Urasoza kwiga segonderi wenda ufite imyaka 20, ukajya hanze ugashakisha. Abenshi usanga ari n'abasoza kwiga kaminuza ari mu myaka 20 n'ingahe, abantu bashoje kwiga kaminuza bo rwose ni benshi cyane, aho ugasanga akazi karabuze. Ubwo buzima rero uko kubwubaka kugira ngo uzavuge ngo ufashe inshingano ngiye gushaka umugore, ni kuri biragoye. Uravuga ko abasore batinzwa no kwiyubaka no gushakisha ubuzima, cyane cyane ko nta n'ibintu akenshi usanga baheraho basigiwe cyangwa bahawe n'ababyeyi babo, kuko turi mu gihe bigoye ko umubyeyi yabona icyo ahereza umwana we nk'intangiriro, cyane cyane ubwo turavuga kuri rubanda nyamwinshi, rubanda rugufi. Aho ni ku basore. Abakobwa bo utekereza ko ikibatera gufata icyemezo cyo gutinda gushaka? Hari n'abo usanga bavuga ngo niyo ntashaka ntacyo bintwaye, mpfa kuba mfite akazi kanjye, mpfa kuba nakwibeshaho, icyo nshaka nakibona. Kubera iki? Ni iki gitera abakobwa kugenda bagira ibitekerezo nk'ibyo? Abakobwa, njyewe iyo mvuze ku rugero rw'abakobwa, burya ntabwo ari bose, ntabwo ariko batekereza kimwe. Buriya hari n'abakobwa usanga avuga ngo njye sinzashaka umugabo, akavuga ngo sinzabyara gusa, azabyara gusa. ari navuga ati nta n'impamvu yo gushaka umugabo, ndwana n'iki? Ariko iyo ni imyumvire ipfuye. Njye mpamya ko buriya umugabo ni aba akenewe mu buzima bw'umukobwa, arakenewe rwose. Ahubwo hari imyumvire twakabaye twishyiramo, sinzi niba navuga ngo ni influence ya bino bihugu bikomeye usanga iri kuza ituzaho, kumva ko n'umukobwa hari nyine iyo influence ituma abakobwa baba feminist cyane, kumva ko umugabo nta kintu amaze mu buzima bwiwe. Njye mbona ko abakobwa bakunda kuvuga gutyo hari abakobwa bafite iyo caractère yo kuba feminist.
niko nabyita. ubwo feministe ugerageje kwishyiraho mu kinyarwanda wavuga ko ari abakobwa bafite imiterere imeze ite? Feministe icyo nayisobanuraho ni wa mukobwa wumva ko yihagije, wumva ko adakeneye umugabo, wumva ko adakeneye umugabo mu buzima bwiwe, wumva ko nyine ubuzima bwe nta kibazo, urumva. Ariko ni mentalite yo kuba feministe mu mutwe, ya feminisme. Ariko ubundi umukobwa yakabaye yubaha umugabo, akumva ko amukeneye, akumva ko nyine agomba kubaka urugo, agomba kubaka urugo. Gusa ntago ari itegeko. Yego, ntago ari itegeko pe. Ikitari itegeko ni iki? No gushaka umugabo cyangwa? Yego, ntabwo ari itegeko. Kubanza nawe uri feministe kuko oya cheve twumvikana. No muri Bibiliya biravuga ngo si byiza ko umugabo aba wenyine. Ariko hari ngo ni byiza gushaka, ariko bikaba byiza kurushaho udashaka. Ngiye kukubaza aho byanditse ndifashe. Ninde ni mu rwandiko rwa Pawulo. Pawulo yabivuze. Ni Pawulo wabivuze. Yabivuze sibyo. Ariko noneho Imana yaravuze ati ijya kurema Adamu. Imana y'ubwayo yaravuze iremya Adamu. Iravuga ati ntago ari byiza ko abaho wenyine. Ati reka muremere mufasha umukwi. None abafasha badukwiriye bati ntabwo dushaka gushaka abagabo. Imana irabizi ko byiza bidukwiriye, sibyo? Ahubwo twakabaye dutegereza Imana ikaguha umufasha ugukwiriye. None se niba Adamu yaramuremeye kubera icyo ujya kwitiramo umuntu utagukwiriye, wategereje igihe cy'Imana. So kuri urwo ruhande icyo nabivugaho, hari abakobwa avuga ati njyewe reka ntegereze uw'Imana yangeneye, ubumugisha, sibyo? Umugabo w'umugisha, urumva akanga kwiyandurisha nyine ibyiza, akavuga ati ntabwo nakwiyandurisha ibyiza, sinapfa gufatafata. Kuri Yvette umukobwa ushobora kugenda ukagenda mu rugo rubi, ukajya mu rugo rubi, ejo n'ejo bundi mugakora divorce kubera pressure y'abantu. Aho ngaho ndumva harimo ibibazo bibiri. Uravuga uti umugabo w'umugisha, ukongera ukavuga uti ushobora kujya mu rugo rubi. Kuri wowe utekereza ko umugabo w'umugisha ari umugabo umeze ute? Pause. Yes. Umugabo w'umugisha. Yego. Buriya umugabo w'umugisha banumva umukobwa akeneye. Icya mbere ni umugabo ushobora kuguhitamo. Yego. Akaguhitamo, akamenya agaciro kawe, akakubaha, sibyo? Kuko reka tuvugishe ukuri, abakobwa bari hanze beza cyane barahari. Yego, barahari. N'uyu nguyu uri imbere yacu ni mwiza cyane. No, come on. Ariko ushobora kuguhitamo akamenya agaciro kawe, akakubaha, mugafatanya, akamenya gufata inshingano z'urugo, ubuzima mukabufatanya. Uwo ni wo mugabo w'umugisha. Ariko mukobwa nawe akakubera umugabo w'umugisha bitewe n'uko nawe uri muzima. Yego, wamubereye umugore w'umugisha. Yego. Ukaba umugore w'umugisha utazamusaza. Abakobwa badukurikiye bamenera ibanga, ubabwire mu bitekerezo byawe kuba umugore w'umugisha, igihe mbese uzaba ubaye umugore utekerezaho kugira ngo uzabe umugore w'umugisha nuko uzaba uri umugore umeze ute? Njyewe
reka mbahe njye buriya nkunda abantu bo muri Bible cyane nkunda abantu bo muri Bible ni ukuri nyine bajya bampa ishusho nziza kabisa y'urugero urugero rwiza niko nabyita abakobwa ntabwo dushaka gukora ibyo tubabaje ntabwo mushaka gukora uri kumva nyine ukumva ko ubuzima bwose ari umugabo nyine ukifata ukavuga ati ubuzima bwose ni umugabo ukumva ko umugabo niwe plan B yawe ntushobora gukora ngo nawe utere imbere ntushobora gutekereza imagine ubundi umwana w'ibihugu 25 Fonseca atangira gukora avuga ati ngira ubutaka nshaka ikibanza niyubaka ingo rukundo ariko umukobwa agera kuri 25 umugabo tekereza umugabo agomba ko ibintu byose ari umugabo uzabikora we ntashobora gutekereza ikintu bafite reka niba sekari nyine birakomeye ntabwo ibintu byoroshye sibyo ariko ubundi umugore w'umugisha akaba ari wa mugore ushobora umugore ufite ibitekerezo umugore utekerereza urugo uzi ubwenge ufatanya n'umugabo hano abagore bagatwika inzara cyangwa ngo mama iPhone ugasanga ari muri ntuza muri ubuzima buhenze families la vie nyine ubuzima bwo hejuru biba ari ikibazo okay uragira uti umugore w'umugisha ni umugore mu bitekerezo byawe ufatanya n'umugabo agakora mbese bagahuza imbaraga bagateza urugo rwabo imbere uyu munsi ugiye kureba usanga mu muryango nyarwanda cyangwa se n'ahandi ku isi hose hariho umubare munini w'abantu batandukana bamaze igihe gito babaye divorce ugasanga abantu bakoze ubukwe mu kwa mbere mu kwa 12 bakaba bari gushaka gusinya ngo batandukane kandi uko imyaka igenda itambuka bigenda birushaho kugaragara ko umubare w'abatandukana mu gihe gito ugenda wiyongera wowe iyo ubitekereje se ntabwo ubona ko iyo ngiyo nayo ubwayo ishobora kuba ari impamvu ituma abantu bagenda batinya noneho kwinjira mu ngo kuko hari ugutekereza ukavuga uti aho kugira ngo ndujyemo rero nzabe ndi kudivorsa naba mbiretse cyangwa se nanabireka burundu aho kugira ngo ngende ejo nzatandukanye n'umuntu mbese bise naho narindi kurwigera nabireka ugasanga icyo cyo ntabwo utekereza ko cyaba impamvu ituma abakobwa bagenda bifata abasore nabo bakifata mbese bakavuga bati wowe ku giti cyawe wowe ubyumva uti ikintu ntekereza kwifata ko umukobwa ari ibintu amadivorce ari hano hanze ntabwo ntekereza ko aricyo kintu gituma bashaka ntabwo aricyo ntekereza kuko hari umukobwa gutekereza hari n'ukuntu bitewe n'uko iwabo yarezwe urugero akabona iwabo wenda uzahoraga azandika nanjye sinzashaka ushaka kuvuga akabona uko ababyeyi be bari babanye agakora afite iyo depression amadepression ikindi cya kabiri amadepression hano yisha abana b'abakobwa ikintu navuga hano ni ukuvuga ngo wowe waragiye utanga umutima wawe ahandi wowe nde umukobwa cyangwa umuhungu yego baraguhemukira wishyiramo umuntu cyane iyo umaze kwishyiramo umuntu ni ukuvuga ngo wakoze wapurayinze role yo kuba umugore
kandi utaraba umugore. wafashe inshingano zo kuba umugore mbere y'uko uba umugore. Ufata inshingano zo kuba umugore kandi utaraba umugore. Ibyo bintu gerageza bisobanurira abantu badukurikiye kugira ngo bumve neza icyo ushaka kuvuga aho ngaho. Ikintu nshaka kuvuga ni iki ngiki. Uragiye uhuye n'umusore murakundana, niwe muntu uwo musore tipo waragiye uramufata umukino wawe. Kandi ntabwo igihe cyo kuba kiragira, igihe cyo kuba nyine kuba umugore we kiragira. N'urugero none se ugiye gusura umuhungu urajyayo? Yego. Ejo ugiye umaze kare muraryamana, muhora muryama. Uko muhora muryama haza n'ikintu cyitwa kuba emosiyo. Hari ikintu uri kubaka nyine cya emosiyo. Ubwo ikintu mba ndi kuvuga ni uko muhora muryamana, ukugenda ugakora indabo, ukagira gute, ukamutekera, ukagira gute, ibintu byinshi cyane nyine, ukumva nyine ukaba umaze kumushyiramo ko ari umugabo wawe. Yego. Kandi nakumva ati sibyo, ejo n'ejo bundi nagira gutya akagenda akaguhemukira, uretse urwara depresiyo, agahinda gakabije. urangiza uzubeshyira abandi bana b'abahungu hano n'abazima uvuga ngo ni babi, ngo nta keza k'abatize ari igice cy'intanga. Ibintu byahindutse kuba n'umwana w'imyaka 15, ibaze ko n'umwana w'imyaka 15 asigaye azi kuvuga ngo 18. T'imagine jewe 18, sibyo? Atangiye kuvuga ngo abahungu nta keza kabo ku 18. Ibintu byahindutse. Ubwo aba yaratangiye kubiga, aba yaratangiye kubiga ryari kugira ngo agere kuri 18 yaramaze gufata umwanzuro. Kandi ukazagera muri 20 kuri 25 ans, bientôt 30 nyine atangire kuvuga ngo ni babi. T'imagine. Ubwo no kuvuga ngo abantu bose yabafashe arageneraliza, abishyira muri rusange. Sasa atangira kuvuga iki, turi kuvuga ikintu bita depression. hanyuma ako gahinda n'ibyo bikomere umuntu ashobora kugirira mu mubano runaka. Yakundanye n'umuhungu, hanyuma bahuje ubuzima, batangiye kubana nkaho mbese bitewe n'icyizere umukobwa abona bafitanye, yatangiye mbese kumwereka ko kwanza ashoboye kumubera ko umugore nyamugore, ni wife material mbese. Aragenda arakubura, ateke se, furire se, n'ibyo bindi byose. Hanyuma nyuma y'igihe runaka nibatandukana, nihabaho impamvu zituma batandukana, umukobwa agire icyo gikomere. Mu bitekerezo byawe uratekereza ko icyo gikomere ni gute gishobora gutuma umukobwa ananirwa gufata icyemezo, noneho ngo avuge ngo okay, ibyo nagiyemo narabibonye, ingaruka zabyo narazibonye, ntabwo ndi bukomeze kwitwara muri relationship, muri uyu mubano mushya ngo nitware kuko nitwaye mbere, ahubwo ndajyamo ndi seriye, hanyuma mfata icyemezo ntera intambwe. Kuko sintekereza ko niba winjiye mu mubano n'umuntu runaka ukamwizera ku kigero cyo hejuru kugeza naho mutera izo ntambwe zindi mu by'ukuri mutakabaye mutera mbere y'uko mubana, hanyuma nyuma hakazaho gutenguhwa, hakazaho guhemukirwa, ntabwo ntekereza ko ibyo ngibyo byakabaye bigufata ngo biguherane, noneho unanirwe no gutera indi ntambwe y'ubuzima kugira ngo byibuze amakosa wakoze uyigireho,
hanyuma ufata ibyemezo bikwiye ariko utera intambwe wavanse mu buzima. Ese ntabwo ahubwo ibyo ngibyo uko gutenguhwa nuko kubabazwa ntabwo byakabaye bitanga amasomo ku buryo ahubwo uwo muntu aho kugira ngo afate umwanzuro ngo abahungu bose ni babi cyangwa se nta muhungu nakwizera, ntabwo byibuze yakwigira kwa ayo makosa noneho agafata ibyemezo n'imyanzuro by'ahazaza ariko byiza bitamusubiza n'ubundi muri ya makosa ya mbere? Kuki ibyo ngibyo bikwiye kuba impamvu? Ikintu navugaho usibye Imana yonyine usibye Imana yonyine ishobora kuza ikakuremeramo umutima mushya ikagukiza izo depresiyo, ntabwo ushobora kumva ko kuko iyo Imana yagusuye, iyo wamenye Imana ugasenga igukuramo ayo madepresiyo, ukumva ko hari andi mahirwe y'ubuzima. Ariko mu gihe Imana itaragusura, mu gihe utari wamenya Imana, izo depresiyo ziragenda zikaguhirana. I'm telling you, ku buryo na wa wundi mu buzima bwawe kugira ngo upfe kumuha amahirwe biragoye. Urumva nta wundi muntu ushobora kuza mu buzima bwawe kujya mu mahirwe ugahera muri ayo madepresiyo. Abantu bose utangira kubabona muri ya ndorerwamo, ukavuga uti uwa mbere yarabinkoze, uyu nawe araje kugira ngo akomereze aho uwa mbere yasoreje. Aha, rero bari ikibazo. Ariko ubu inama wagira abakobwa bari mu rukundo bakundanye n'abasore uyu munsi ariko batari abana, ni akahe kantu wabibiraho akabanga kugira ngo bamenye ngo mu by'ukuri kugira ngo nibiba ngombwa ko n'umubano wanyu udakomeza, byibuze mutazajya mu gahinda gakabije, bizaba ibisanzwe ubuzima buzakomeza? Nihe nama wabagira? Ni gute bakwiye kuba bitwara mu gihe bataratera intambwe ngo babane? Ni ukuri abakobwa mugerageze gusenga, ushaka Imana pe, gerageza ushaka Imana. Shaka Imana ikuyobore mu buzima bwawe, ikuyobore. Uzi impamvu se? Ibyiza buriya Imana ibiza uwo muntu muri kumwe kuruta uko umuzi, kuruta uko umwizera. Ashobora kuba hari ibintu ari kuguhisha utazi kuko buriya ngo Imana niyo izi umuntu cyane kuruta uko twebwe tumuzi. Yego. Ariko iyo wasenze ugashaka Imana, Imana iguhishurira umuntu kandi uwo muntu yaba atari muzima ikamukura mu buzima bwawe. Ni ukuri ndakubwiza ukuri. Ariko wimwishyiramo cyane, gerageza wimwishyiramo cyane. Ahubwo wowe ujye wemera, ntumwizere cyane, ureke Imana aba ariyo ikuyobora, aba ariyo ushyira imbere cyane kuruta uwo muntu muri kumwe muri relationship. Urashaka gukangurira abakobwa ngo ntibizere abahungu bakundanye? Njyewe nakubwira ati wimwizere, oya mwizere nta kibazo, ariko wizere Imana kurusha umuntu muri kumwe. Wizere Imana kurushaho. Wizere Imana kurushaho. Ushobora kuba uri kumwishyiramo ako kanya kandi atari nawe wawe. Yego, ntabwo nyine you are not destined. Nta destiny mufitanye. Yego, destiny yo kuba hamwe ntabwo muyifitanye. Gerageza ushaka Imana cyane. Jeve, hari akantu ejo bundi numvishe wagira ngo ubuzima bwarahindutse. Njyewe sigaye narumiwe. Ni gute kera umukobwa, uzi ko umukobwa yatinyaga no kujya gusura umusore? Yarabitinyaga. Urumva? Nta mukobwa ujya gupfa gutinyuka kujya gusura umusore. Reka byabaga biteye isi. Ariko ibyo ni ibya kera. Ariko iki gihe rero reka mubwire, iki gihe wajya nkaho umuco ya influence navuze, influence yo muri ibi bihugu byo hejuru irazi katuganza.
abantu bagenda biga bakigana barigana bagakopera hirya uko bigenda kandi urabona ko isi yabaye ntoya ku buryo ubuzima bwo hirya no hino ibiri kubera hirya no hino ku isi biratworohera cyane guhita tubibona turabifata noneho uzi ikintu se cyantangaje timagine umwana w'umukobwa akajya kuri social media akavuga ati ngo ngewe ntabwo nakundana n'umuhungu tutaryamana ngo gusa ubwo reka ngo ntibishoboka ngo kandi ngo dukundana ugatinyuka ukanabivuga kuri social media sibyo isi yose iri kukubona ese utekereza ko hari abana hasi bari gukura ibyo bintu uri kuvuga uri kubigisha iki bari umuntu bawe bo hasi wowe uri kubigisha iki ahubwo icyo kintu ni ukugifata ukangiza sosiyete ibaze nk'umwana wo hasi najya kuri social media yarangiza kumva icyo kintu nawe ari guhita akishyira hehe mu mutwe ko adashobora kugira gute gukundana ngo n'umutipe ngo bataryamanye yanumva ngo yanumva ngo ubwo se namenya gute ko ari muzima imagine iyo mentality iri mu mwana w'umukobwa urabura gushakisha ngo wiyubake wowe ushake wiyubake nk'umwana w'umukobwa utera imbere ariko uri muri ibyo ngibyo ngo ntabwo nakunda uvuze ikintu cyo gushakisha no kwiyubaka unyibutsa akantu gatoya biravugwa cyane ko abakobwa bari mu cyiciro nk'icyaho nk'ikirimo abakobwa bize abakobwa bafite akazi keza abakobwa babasha kubona ibyo bakeneye byose ntawe babisabye bigenda bivugwa ntabwo byemezwa na bose ariko abenshi bahuriza ku kintu kivuga ngo biragorana kugira ngo abo bakobwa batere intambwe yo gushaka umugabo mbese usanga uko umukobwa agenda yiga agenda azamuka mu mashuri agenda azamuka mu bushobozi bw'amafaranga n'ibyo abasha kwishoboza n'ibyo abasha kwikorera igitekerezo cyo gukenera umugabo kigenda kigabanuka cyangwa se kigabanya umurindi muri ibyo ubibona ute ubitekereza ute erega ntabwo ari abakobwa bose jeve nahoze kari nkubwira ngo ntabwo ari abakobwa bose wowe ntabwo uri muri abo ngabo wowe gahunda urayifite ntabwo ngende muri abo ngabo gahunda urayifite ntabwo ari muri abo bose abantu badukurikiye mu byumve uyu mukobwa mwiza wicaye imbere yacu gahunda arayifite impamvu ntabwo twajeneraliza ngo dufate abakobwa bose tubashyire mu cyiciro kimwe nakubwiye ngo hari abakobwa b'abafeministe babaho ya mentalite ya feminisme nyine akaba ariyo ibabamo cyane akaba ati okay njye narize ndi gushaka amafaranga agahera muri ibyo ngibyo ashaka amafaranga akumva ko umugabo nyine nta kintu amaze mu buzima bwiwe n'indimo ndeba ya influence n'indimo mvuga yo mu bihugu bikomeye ndimo ndeba ejo bundi akantu nabonye ngo umubare munini ngo w'abakobwa ngo benshi ngo bifungishije badashaka kubyara abakobwa bifungishije ngo niba ari 35 sinzi ukuntu umubare munini ibihumbi 35 gutyo ibihumbi 30 gutyo n'abangaye ariko si bose sibyo uwo ni umubare wasohotse simbizi nakabonye ejo bundi iki kintu cyo kwifungisha aho kumva ngo urifungisha niyo cya kintu cyo feminisme ushaka kubyara ushaka kubana n'umugabo sibyo ariko arashaka guhura n'umugabo ahure n'umugabo akemura ibyo akemura mu biro ukenera cyangwa ibyo bashaka ariko ntashaka kubana n'umugabo nabo barahari nabo barahari ariko twe kujeneraliza twe gushyira muri rusange ariko nabo barahari sibyo ariko hari umukobwa yigo barahari ariko hari umukobwa uvuga ati reka njyewe niyubake nshaka ubuzima ntera imbere uwo mukobwa bazi ubwenge yego
ntabwo nawe navuga ngo ubwo si ubwenge abazi ubwenge ariko ntabwo aba ari feministe iyo mentalite ya feminisme yo ntabwo bayige aho umugabo agaciro azi agaciro k'umugabo sibyo gusa ntibahari banashaka mu bitekerezo byawe ntibahari mu bitekerezo byawe wumva umukobwa wagize amahirwe akiga akazi kakaboneka ibintu bikagenda neza ku buryo mbese ubona ko afite ibikenewe by'ibanze kuko ntabwo dushobora kugera ku rwego rw'aho tuvuga ngo ibyo nshaka byose ndabifite ibyo nkeneye byose ndabifite wowe iyo utekereje mu myumvire yawe umukobwa nk'uwo wagize amahirwe wahiriwe akazi kakaboneka vuba yewe agakora neza na bwa bushobozi bukaboneka uba wumva byibuze imyaka bakaba babivuga ngo umukobwa nk'uwo byakunze mu gihe runaka yakabaye byibuze afata icyemezo agashaka umugabo ku myaka byibuze ingahe erega ikambwira njye ntabwo njya ndenganya umukobwa ukuze utarashaka it's matter of time ikibazo cy'igihe kuko imyaka ni imibare uvuga ko umukobwa akuze ryari iyo umukobwa ni ryari wowe uvuga ngo uyu mukobwa arakuze ntarashaka umukobwa se akuze ati reka ashobora kuba ataranabona nyine uwo bahuza mbese abantu ntibakura abantu barakura ashobora kuba atarabona uwo bahuza reka birashoboka yego nta myaka ibaho nta myaka ibaho yo gushaka yego njyewe mpamya ko nta myaka ibaho yo gushaka ku bakobwa n'abahungu yego kubera ko burya aho kugira ngo ushake mu rugo rubi ejo ukore divorce watinda ariko ukazashaka neza nta myaka ibaho yo gushaka abakobwa bari hanze hatubabwira ko nta myaka ibaho yo gushaka ntajye kuri pressure ahubwo reka nkubwire wa mukobwa we ntujye kuri pressure cyangwa mugende ujye upfa kwiyahura yego tegereza umuntu muzima mu buzima bwawe imana izamuzana rwose wikiyahura wowe ahubwo ikintu nakugira inama kora wiyubake ugire ubwenge ugire ibintu wubaka mu buzima bwawe iyo sisiteme uri gukora yo kwiyubaka no gushakisha kubaka like financial system iyo system ituma buri abantu ingeri zose z'abasore zishaka kukwegera ubu uri kuzamura icyo bita price yawe yego ibyo bintu birakomeye ubu uri kuzamura price yawe hari abantu niwubaka agaciro kawe nk'umukobwa ukakubaka buri muntu wese arakwifuza buri muntu wese ashaka kukwegera noneho wowe ugatangira ugahitamo ko numva ibyo bitekerezo ko tubizi ahubwo ku basore ko tuzi ko umusore ari we ufite akazi n'inshingano byo kwiyubaka no gushaka ubushobozi kuko uko bizwi uko tubizi uhereye mbere wenda ubu ngubu ubuzima bugenda buhinduka abantu bose bagakora n'iki ariko tuzi neza ko umugabo ari we ugomba gushaka ya ntangiriro ari we niyo mpamvu ngira ngo bavuga ngo ni ugushaka umugore yazanye umugore umusore aragenda akazana umugore kandi ntabwo wamuzana udafite aho umujyana ntabwo wamuzana udafite icyo ari burye ntabwo wamuzana adafite icyo yambaye mbese ugasanga biradushyira mu mwanya w'uko abasore twebwe dufite ahubwo inshingano zo gukora cyane kugira ngo wa mugore tuzazana cyangwa wa mugore tuzashaka azaze afite ahantu hateguye hameze neza ho kuto umukobwa nafata inshingano umugabo yakabaye afata mu rugo ntabwo utekereza ko namara kugera mu rugo nawe azumva ko ari umugabo urakoze Gervais buriya abasore bazi ubwenge
baniyubatse hari ikintu kiriho cyo kuvuga ngo aba yarubatse sisiteme sibyo reka mbabwize ukuri umusore aragenda hariya akihiringa mujama akihiringa akubaka utuntu twe sibyo yarangiza akagenda aba basore kenshi baba baririnze bafite ibyo bubatse mu buzima bwabo bagira ubwoba bwo kuzana abo bakobwa b'abamaterialiste ikambivuge gutyo abakobwa b'abamaterialiste no kuvuga abakobwa b'abamaterialiste nabo ni wa mukobwa uba usanga akunda ibintu cyane sibyo akunda imitungo aje gukurikira imitungo aje kugize gute ibintu nk'ibyo nizo akagira ubwoba yego akagira ubwoba so kuvuga ko abakobwa bose badafite ari materialiste ntabwo aricyo nshatse kuvuga nshatse kuvuga ko hari igihe umukobwa baje akurikiye umusore amukurikiye iyo mitungo amukurikiye ibintu byinshi kandi ikindi cya kabiri akabona nta kintu azamufasha mu iterambere ryiwe nta bindi bintu bazubakana sibyo ntabwo ngewe icyo kintu ntabwo nakibeshya ariko buriya cyane cyane uwo muhungu gutyo umusore usanga afite hari imitipo ugasanga hari ibintu yubatse abashaka wa mukobwa nawe uri kuri level kuri rwego ku rwego rwe wa mukobwa azazana afite hano ubwenge wa mukobwa ufite ibintu wubatse nezereka babwiza ukuri wa mukobwa ntabwo uri muri munsi ya 25 ans nturi ufite 22 abyibuze tuvuge tuti nyine nibwo ugisoza kwiga tugukurikiyeho ubutoya umusore byibuze agukurikiyeho ubutoya wanze kuvuga imyaka ariko ndumva utangiye kuzana ubutoya n'ubukuru amaherezo banze uri buze kuyimbwira ni iyo myaka tuvuga ngo uyu mukobwa ni muto uyu mukobwa arakuze so rero niba uzi kuri uri gukabakaba hejuru ya 25 gerageza ugire ibintu wubaka ugira ibintu uwo musore aze gukurikiye avuga ati nkurikiye ubwenge bwe cyangwa se uba ufite ubwenge mu mutwe ugerageze gukora nyine avuga ati uyu mukobwa uko mbibona hari ahantu tuzagerana twembi ariko ukiri aho ngaho unyemerere gato muce mu ijambo uravuga uti niba uri hejuru y'imyaka 25 ntabwo ukiri umwana gerageza ugire ibintu wubaka kugira ngo n'umusore uzaza mbese akagutoranya akaguhitamo azabone ko byibuze hari icyerekezo ufite hanyuma icyo mbaza ibyo ngibyo byubatse unabihuza no kugirana relationship iri serious n'umuntu ukabihuza no kugirana umubano uhamenye urimo ubunararibonye n'ubwenge wavanye mu hahise hawe ibyo ngibyo byaba bitwaye iki aho kugira ngo utwarwe no gushaka ibyo wiyubakamo icyo ni kimwe ariko icya kabiri ni uko abantu benshi bagenda bahuriza ku kintu kivuga ngo ntabwo ushobora gutera imbere uri single ngo utere imbere mbese mu buryo burambye bivuye gutyo mu buryo burambye niba ushobora gutera imbere ku kigero runaka uri single uramutse ubaye uri mariye cyangwa se ushatse umugore cyangwa umugabo watera imbere byikubye inshuro nyinshi ndavuga aho ngaho ariko urugo ruramutse rwagenze neza aho kugira ngo umuntu amare igihe ngo ari kurwana no kwiyubaka umukobwa arengeje 25 ubwo twanze kuvuga imyaka runaka akagira abantu batera amabuye aho kugira ngo urwane no kurwana urimo uriyubaka ese ubibona utahubwo uramutse ushyize imbaraga mu kubaka umubano ufatika usobanutse noneho uwo mubano ukakugeza ku kubaka urugo wamara kugera mu rugo noneho ahubwo ukaba aribwo noneho imbaraga zawe zose uzirundumurira mu kwiyubaka no guteza imbere urugo rwawe ibyo ngibyo byo ubibona ute kuki umukobwa yatekereza ngo reka mbanze niyubake akenshi ugasanga biranamushyira mu mwanya aho atari bubone
uburyo yita ku mubano mu by'ukuri wakabaye umugeza mu rugo kugira ngo ahubwo yubake urugo rwe. Umukobwa akeneye kwiyubaka cyangwa akeneye kubaka urugo rwe? Okay, urakoze cyane. Aho ngaho ikintu navuga, umukobwa akeneye nawe kwiyubaka buriya. Umukobwa akeneye kwiyubaka. Reka nkubwire, bajya bavuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo, sibyo? Ariko umutwe w'urugo utagira urugingo, umutwe nawe ukenera ingingo. Umugore ni umutima. Umugore ni umutima w'urugo. Ukenera none se umutwe wakikoresha wonyine, ukenera nawe ingingo. Yego. Umutwe uri ku ngingo, sibyo? Urugingo rw'umugore urugingo rw'umutwe ni umugore, umutwe nawe ukaba umugabo. Yego. Erega utekereze ko umugabo ashobora kugira crise. Yagira crise. Naba yagize crise, buriya njye nemera ko nubwo bavuga ngo abagabo nabo ni abantu. Iki kintu tukivugeho. Buriya umugore igihe umugabo yagize crise, rwa rugingo ari we mugore azamuzamura. Umugore igihe yabaye block nawe, umugabo azagira gute? Azamuzamura. Kuko baravuga ngo buriya ngo nta mutwe umwe wifasha cyangwa wigira inama. Wigira inama. Sibyo? Ariko musore, umugabo, banza utekereze neza urebe, ese mu gihe uwo mugore ushatse ni urugingo rw'umutwe wawe, nkawe nk'umutwe w'urugo, uwo mugore ushatse we ni urugingo. Ashoboye kugira icyo agufasha? Yego. Uri umugabo wakoze wenyine adafatanya n'umugore buriya aravunika cyane. Ariko umugore kugira ngo afashe umugabo, mu bitekerezo byanjye, ntekereza ko atari uko buri gihe afite wenda amafaranga runaka yinjiza mu rugo. Umugore ashobora gufasha umugabo acunga neza ibyo umugabo yazanye mu rugo. Icyo ni kimwe. Umugore ashobora gufasha umugabo atanga environment nziza ku mugabo mu rugo, hakaba hari amahoro, hakaba hari umutuzo, mbese hakaba ahantu umugabo ataha yumva yifuza kujya. Kuko ujya ubicunga, ingo nyinshi zifite ibibazo hanze aha ngaha ntabwo ari uko usanga abagore ntacyo bakora. Oya, hari igihe umugore aba afite akazi keza, umugabo afite akazi keza, ariko ugasanga bombi amasaha yo gutaha nimugoroba iyo ageze nta n'umwe ushaka gutaha. Si uko umugabo adakora, si uko umugore adakora, bombi barakora, ariko ntabwo bafite ahantu bari bugende ngo basange amahoro mu rugo rwabo. Rero ntekereza ko umugore ashobora kudakora yinjiza ayo mafaranga, ariko ugasanga hari ubundi buryo afasha ndetse abera umufasha ukomeye umugabo we, akamuha amahoro mu rugo, hakaba ari ahantu mbese umugabo yishimira kujya. Uzabicunge, hari abagabo benshi uzabona akazi karangira nimugoroba, aho kugira ngo atahe agahitira mu kabari. Cyangwa aho kugira ngo atahe akajya gushaka, akajya kugura ku biro kuri make. biriho kandi ibiriho biravuga. Noneho ugasanga mu by'ukuri ntabwo ari uko abo bantu badafite amafaranga, ahubwo ugasanga nta mahoro bafite, nta mutekano uri mu rugo. Ndetse ikindi kintu tukiri aho ngaho nshobora guhita nongeraho, usanga abantu benshi nanone bakunda guhuriza ku kintu kivuga ngo umugore cyangwa se abakobwa uko biga bagira amafaranga, bagira akazi keza, usanga wa mutima wo kuba umugore, bwa bushobozi bwo kuba umutima w'urugo, umutima akazi kawo ni ugupompa amaraso, ni ugukwirakwiza amaraso mu mubiri hose. Usanga rero bagenda batakaza ubushobozi bwo gutanga ubuzima mu rugo. Mbese ugasanga ahubwo aho kugira ngo abe umugore babaye abagabo babiri mu rugo. Ugasanga ntawe ufite ijambo ry'umugabo, ntawe ufite
umutima no koroha no guca bugufi by'umugore. Ibyo ugasanga biri no kugenda bituma kenshi abagabo bahitamo kwifatira icyemezo bakajura role y'abagore. Uzabyumva hanze aha ngaha bakubwira bati umugabo utemeye kuba inganzwa ntabwo yubaka urugo. Nushaka kuba umugabo ntabwo urugo rwawe ruzashoboka. Ibyo bintu ubyumva ntubyumva? Urabyumva? Urakoze. Ubundi nta nubwo urugo ntabwo rwubakwa n'amafaranga cyane. Ubundi tuvuze mu bintu byubaka urugo ni ibintu byinshi, ariko gusa ikintu cya mbere cyubaka urugo uko nabivuze, uguha agaciro, akakubaka, nako akakubaha, akagukunda, mwembi babiri. Umugore yubahe umugabo nawe amukunde, sibyo? Ubundi umugabo atanga urukundo. Iyo aruhaye urukundo umugore nawe akarumugabo akarumusubiza. Ni ukuvuga ngo habayemo urukundo hagati yabo n'amahoro. Ariko urukundo rwonyine ntabwo ruhagije kugira rwubaka urugo. Kuko burya reka nkubwize ukuri, buriya mukiri abafiyanse, reka mbivuge gutya, buri umwe yatahaga iwe, mwari mutarabyara, buri umwe yatahaga iwe, undi agataha iwe. Ntawe uzi uko undi yagize gute, yiriwe yabayeho. Umwe buri wese ari independent, ntawe dependinga ku wundi, sibyo? Ariko iyo noneho mwatangiye kubaka urugo, mutangira guplayinga financial role. Buri umwe hari inshingano atangira gufata, n'undi agafata izindi. Niyo mpamvu mvuga ngo urukundo ntiruhagije. Bisaba ngo mukore, mumenye ubwenge, mutere imbere urugo, abo bana banyu bazabeho neza, musagire ubuzima bwiza, sibyo? Ariko cyane cyane urukundo, ubwenge, guhuza, gushyira amaboko hamwe, byose birakunda. Urakoze cyane. Uvuze akantu, ako kantu ndashaka kugatindaho. Ngo abakobwa ngo bari kwiga cyane, ngo bashaka amafaranga cyane, ngo batakaza agaciro ko kubaka, batakaza bwa bushobozi bwo kuba umutima w'urugo, utanga ubuzima kubo mu rugo. Mbese mu rugo ugasanga ntabwo hakiri ahantu ho guturiza, ho kuruhukira, kubera ko nta mugore urimo, ahubwo harimo abagabo babiri. Kubera ko uwakabaye ari umugore nawe arimo arakora nk'ibyo umugabo akora, ibyo bigahita bimwambura cyangwa se bimugabanyiriza wa mutima wo koroha no kwiyoroshya no gutuma mbese abantu baba ahantu muri environment iri safe, iri peaceful. Buriya rero icyo kintu ndashaka kugitindaho. Uranakoze cyane, umpaye umwanya wo kugitindaho. Nyumva muri sosiyete, numva abantu ariko babivuga, ariko buriya perezida wacu Perezida Kagame buriya ndamukunda cyane. Rano ni umuntu w'umugabo cyane. Buriya yahaye agaciro abagore, yahaye agaciro abagore kugira ngo bitinyuke, bumve ko nabo bagomba gutera imbere. Sinzi impamvu noneho niba perezida yaraduhaye agaciro, akaduha akantu ko kwitinyuka, kwa gukandamizwa kwa kera kwahozeho bikavaho. Ese we muturage, wowe uri kuyoborwa none kubera ikiza niyo mentality, ubundi kubera iki gifite iyo myumvire irashaka yo kugira gute. Ndagira ngo mumenyeshe ko abo bantu nyine bafite iyo myumvire ni yahanze. Imeze gute? Imeze ikintu navuga, iyo myumvire yo kumva ngo umukobwa ngo afite amafaranga ngo atakaza imbere yo kuba umugore, sibyo? Kandi n'abakobwa njya mbyumva, hari abakobwa bavuga gutya, umukobwa ufite amafaranga menshi ngo abagabo ngo abasore baramutinya, ngo baramusuzugura. Reka nkubwire, baramutinya ngo ntabwo yubaha umugabo.
ko ni ka kantu ko gukandamiza abagore abakobwa kugira ngo duhore turi hasi ntugire uburenganzira bwo gutera imbere urumva ariko buriya umukobwa usuzugura umugabo nyine indangagaciro zo kuba umugore mu rugo biterwa na kamere yawe niko uba witereyemo ntabwo ari amafaranga ntibazakwishe nta nubwo ari n'amashuri ntabwo ari amashuri niyo kamere yawe n'ubundi ubusanzwe wifitiyemo kuko reka nkubwire uzi ko hari n'umukobwa w'umukene yes nawe udafite umugore udafite amafaranga usuzugura umugabo utaranize yego alright uwo ni umwanzuro mwiza duhaye umwanzuro uvuga ngo utaranize byose biterwa na kamere y'umuntu ntabwo mu by'ukuri kwiga kugira akazi keza kugira amafaranga bikwiye gukuraho umutima n'ibyakabaye biranga umugore nta nubwo kandi kugira amafaranga n'ubushobozi bikwiye gutuma umugabo yikakaza cyangwa ngo yikanyize ndetse kuko ari we utunze cyangwa se ubeshejeho mu rugo rwe yumve ko ari impamvu yo kubahonyora no kubakandamiza ngira ngo icyo ngicyo kitugejeje n'ubundi ku mwanzuro w'ikiganiro cyacu twaganiraga twavugaga ibibaho ibiri mu buzima bwacu bwa buri munsi ibyo tugenda twumva ibyo tugenda duhura nabyo umunsi ku munsi dusoreze kwa kantu kamwe yego wagiye utanga ibitekerezo bitandukanye uvuga uti abakobwa ni mwitonde ariko ngira ngo abakobwa gusa babwiraga ahubwo n'abasore bababwiraga watubwiraga aho kugira ngo wirukire kujya gushaka ejo uzawe uri kwirukankana none ubivamo utiga gusa icyaba cyiza ni uko mwitonde mwiyubake ni igitekerezo wagiye utanga urabwira iki abantu usanga bahoza abandi ku nkeke abahoza ku nkeke bababwira ngo Yvette dore umaze gukura shaka umugabo runaka dore umaze gukura shaka umugore abantu nk'abo ngabo muri sosiyete usanga barimo hirya no hino bo urabaha ubuhe butumwa n'iki wababwira dusoza ikiganiro cyacu murakoze harakanisha ubundi nigeze kubona ngo no mama burundeze kandi kavuga ngo no mama burundeze ariko kuvuga ngo ari gutesha umwana umutwe ngo umukobwa w'umutwe kuri ngo urabona ngo ugize ngo 25 ans ngo bientôt 26 ans ngo kuri 32 ans ngo wabuze n'umusudera ngo n'umumekanisi ariko umutesha umutwe kibaza mana yanjye abantu nk'abo ubagiriye inama cyangwa se ariko ubutumwa wabagenera ikintu nababwira ntabwo gushaka ari plan B y'ubuzima n'abantu ntabwo ari plan B y'ubuzima kwanza mbere ya byose wa mukobwa we mwabantu mwe mwumve ko umuntu agomba kugira igihe cye cyo gushaka it's matter of time hari igihe abategereje uwo bahuza ntaramubona yego hari igihe abategereje umuzima umwubaha umuha agaciro uwo ntaramubona akavuga ati reka mbe ndetse mbanze nshakisha uwo duhuza kandi buri muntu wese agira ngo buri nkweto yose bigira inkweto yayo yose niba atarabona inkweto yiwe umukwiye so ikintu navuga mwabantu mwe sosiyete iri hanze aha muha amahoro abantu muha amahoro abantu babanze mwumve ko buri muntu wese hari ibyo ari kubaka mu buzima bwiwe wenda ntibiranagenda neza rimwe na rimwe hari dukomoka no mu miryango hari igihe bito dukomoka mu miryango hari ibintu ugifasha imiryango yawe kugira ngo bibanze bijye ku ruhande utazazana umwana w'abandi muci
tuzazana umusore w'abandi ukamuzana harekira ibibazo mu rugo birashoboka nabyo sibyo ko byose hari n'igihe ubuzana mukabifatanya nyine buri muntu wese agira amahitamo yiwe buri wese agira amahitamo ye buri wese agira ibibazo bye abanza kwitaho buri wese ategereza igihe cye akabona uwo bahuza buri wese buri nkweto yose igira iyayo icyo gitekerezo cyangwa se ubwo butumwa ugeneye ba bantu bahoza abandi ku nkeke nibwo tugiye gusorezaho ikiganiro cyacu ariko komedi ntoya cyane nshaka kongeraho nuko byanashoboka ko uwo muntu tureba uyu munsi turamubarira imyaka ariko ntabwo tumubarira ibyo yaciyemo ntabwo tuzi urugendo rw'ubuzima bwe ashobora no kuba yarahuye na bya bikomere twahoze tuvuga akiri gushaka gukira kubera ko si byiza kwihutira kujya kuzana umuntu mu buzima bwawe kandi mu by'ukuri nawe ubwawe hari ibyo ukiri kugerageza gukira ndetse no kurenga no gutambuka. Yvette rero reka tugushimire cyane kubw'umwanya wawe ndetse n'ibitekerezo byiza wageneye abantu badukurikiye turagushimiye cyane umwanya waduhaye ni umwanya w'ingenzi kandi ni umwanya w'agaciro wakoze cyane. Murakoze nawe.